Right abakunzi bazamuka TV nkuko bisanzwe n'ubundi dutangira tubagira tuti mwaramutse mwiriwe cyangwa se mwaraye bitewe naho muherereye mu mpande zose z'isi. Twasuza cyane cyane abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye, Uburasirazuba, Uburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali, ndetse n'abari muri diaspora cyangwa se diaspora, nabo turabasuhuje tubabwira tuti mukomere aho ngaho mwagiye guhiga ubuzima kandi muzahige muronke. So nkuko twabibasezeranije rero ni ya gahunda yacu yo kubagezaho amakuru acaracara mu mbuga nkoranyambaga, ariko amakuru y'udushya kugira ngo mumenye ibiba bivugwa hirya no hino. So mbere na mbere rero turashishikariza gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5 cyangwa se 5 kwa 5. Bivuze ngo niba ubonye inkuru ikagushimisha, sangiza bagenzi bawe nabo bamenye ibivugwa cyangwa se baseke bishime, kuko sometime tuzajya tubagezaho inkuru zishimishije, zisekeje, zibaruhura, ariko nanone tubagezeho n'izindi nkuru nyine ziba zibabaje, zikeneye ko umuntu afata icyemezo akavuga ati muri quartier cyangwa se ahantu ndi ngewe nzarinda ko ibi bintu bishobora kuhaba, kuko babonye ko ahandi byabaye kandi ibyo bintu bikaba ari ibintu bitari byiza. So twanzitse rero reka duhere mu Rwanda, twahera kuri inkuru yo muri entertainment gato tukareba ibyerekeranye na Sherry Silver muri cya gitaramo cye yakoze The Silver Gala. Iki gitaramo biravugwa ku bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda, byagiye bigaragaza ko uyu mukobwa igitaramo yakoresheje ku itariki ya mbere muri Kigali BK Arena, yakusanyije miliyoni zisaga 14 z'amanyarwanda. Izi miliyoni zisaga 14 z'amanyarwanda mwibuke ko ari amafaranga azafasha bari abana ba muri Silver Foundation cyangwa se bari abana bigisha umuziki, bari abana mbese bakoreramo ibintu bitandukanye, ariko byose bigamije kubateza imbere cyangwa se kubakira ejo hazaza. Mu ncamake rero amafaranga yabonwe cyangwa se yatanzwe yaturutse ku mupira waguzwe na Mutesi Jolly amadolari 1000 y'amanyamerika, ubwo ni miliyoni n'ibihumbi 449,500 by'amanyarwanda. Andi mafaranga yatanzwe ni ibihumbi 800 by'amadolari ku majoro 2 yo kugura muri hoteli yo kurara muri hoteli yo ku Kibuye. Hatangwa ibihumbi 2,900 by'amadolari yatanzwe ku rugendo rwo gusura ingagi. Hatangwa 1,200 yatanzwe ku kindi gikorwa cy'urukundo. Hari kandi 1,800, ubwo ni amadolari 1,800 y'amadolari y'ijoro ryo kurara muri hoteli yo ku Kiyovu, ndetse n'ibihumbi 2,000 byatanzwe n'uwaguze ijoro rimwe muri hoteli yo mu rwego rwo hejuru. Igiteranye cy'aya mafaranga yose ni miliyoni 14 n'ibihumbi 132,625 y'amanyarwanda. Iyi nkunga yakusanyijwe niyo gufasha abana babarizwa muri Sherry Silver Foundation barenga abana 1,000. So murumva ko iki gitaramo cya Silver Gala byibura hari icyo cyafashije umukobwa Sherry Silver mu gufasha bari abana baba muri foundation ye barenga 1,000 kabisa. Tubibutse ko ari abana nyine baba baraturutse mu miryango itishoboye, areka bafata bamwe bakabarihirwa amashuri, abandi bakiga umuziki bakabyina. Muri make urumva ko abahindurira ubuzima. Ikindi mwamenya kuri Sherry Silver, buriya nawe ni umwana w'imfubyi kabisa. Nawe urebye ibyo akora afite aho yabikuye, n'ubundi nawe ni umwana w'imfubyi. Bivugwa ko afite inkomoka mu karere ka Huye, nubwo yakuriye mu Bwongereza, mu gihugu cy'Ubwongereza ariho yakuriye, ari naho yigiye imiziki, ari naho yabaye noneho hari imfubyi, noneho bakamufasha kugira ngo atere imbere mu rwego rw'umuziki. Yazamuwe no kubyina
nibyo byamuzamuye ubu akaba ari umuntu ukomeye cyane, ibintu bikomeye cyane. So ndumva ibyo ngibyo ari byo twavuga kuri Silver Gala, umusaruro wayo urumva ko ari umusaruro ufatika, kuko miliyoni 14 zisaga z'amanyarwanda ni amafaranga menshi cyane. Reka tuguruke rero turebe mu nkuru z'utuntu dushya. Turagiye mu karere ka Rusizi. Umukobwa w'imyaka 18 yacucuye aho yabaga cyangwa se yabibye arabacyucyura. Uyu mukobwa w'imyaka 18 wakoraga akazi ko mu rugo rwa Akingeneye Ayinkamiye Lawrence w'imyaka 28 wo mu mudugudu wa Kamabuye, akagari ka Nyange, umurenge wa Bugarama, akarere ka Rusizi, yatawe muri yombi akekwaho gucucura nyirabuja akamucyuza ibyo mu nzu birimo imyambaro n'amafaranga akigendera. Ayinkamiye Lawrence avuga ko atari azi iwabo w'uyu mukobwa, yatabaje umuyobozi w'umurenge wa Bugarama ngo bamufashe kumushakisha nyuma y'uko yari amaze kumwiba. Muri make urumva ko yatabaje abo mu murenge, abayobozi bo mu murenge wa Bugarama kugira ngo bamufashe gushakisha uwo mukobwa yari amaze kumwiba. Noneho gusa uyu mukobwa ntabwo ari bwo bwa mbere yari akoze ibi ngibi, kuko bivugwa ko umwana w'umukobwa yinjiye mu kazi ko mu rugo ataye ishuri kandi ababyeyi be barashakaga ko yiga. Ubwo nuko bivugwa. Umwe mu baturanyi b'iwabo wo mu murenge wa Gikundamvura, uwo mwana yaturuka mu murenge wa Gikundamvura, yavuze ko urugo yibye rwari nk'urwa gatatu amaze gukoramo, akaba nawe akeka ko uyu mukobwa ashobora kuba akora ubujura. Umuturanyi w'aho ngaho umukobwa yakoraga akaba yaribye, yagize ati urugo ni nk'urwa 4 cyangwa urwa 5 yari agiyemo kuko ntaho atinda. Iby'ishuri yarabiretse atangira kutumvira ababyeyi bashakaga ko yiga akarangiza nibura ayisumbuye. Ava iwabo atangira aka kazi ko mu rugo. Iby'ubujura birashoboka ko naho yakoze mbere yabikoraga bagaceceka cyangwa ntibamenyekane, ariko imyitwarire ye iteye inkeke. Ngayo nguko rero bivuze ko uyu mwana w'umukobwa yari yarigize ikituza yiba cyane. Iyi nkuru murayisanga ku kinyamakuru Imvaho, niho twayibonye, ni naho twayisomye. Reka dukomeze n'izindi nkuru zadushya cyangwa se zitangaje, inkuru zitangaje tugiye kujyamo. Inkuru duheraho ni iy'umugabo wishwe na nyirabukwe ndetse n'umukobwa we. Ni ukuvuga ngo umukobwa na nyina bishe umugabo w'uwo mukobwa bamukuruye ubugabo. Umugabo w'umukobwa bamukuruye ubugabo. Ni ukuvuga ko nyirabukwe yishe umukwe we afatanije n'umukobwa we, ariko bamukuruye ubugabo. Umugabo yapfuye nyuma y'uko umugore we na nyirabukwe bamukuraga ubugabo. Polisi yo mu gace ka Nsange yataye muri yombi umukobwa w'imyaka 18 n'umubyeyi we bakurikiranweho kwica umugabo w'imyaka 25 wo mu mudugudu wa Nyare mu karere kayoborwa na Chief Mbanje. Aho ngaho ni inkuru turi kubona ku gitangazamakuru bita Face of Malawi, ni mu gace ko muri Malawi, mu gihugu cya Malawi. Umuvugizi wungirije wa polisi ya Nsange Juburine Ngoma yavuze ko abakekwaho icyaha ari Maureen Jambo w'imyaka 18 n'umubyeyi we Modesta Foster w'imyaka 32 y'amavuko. Wapfuye ni Rafaisi Lewichi, umugabo wa Maureen. Nk'uko Ngoma yabivuze, byatangiriye mu makimbirane yo mu rugo hagati ya Maureen n'umugabo we, bituma Maureen asubira iwabo. Nuko icyo itangazamakuru kirakomeza kivuga kiti umugabo yamukurikiyeyo iwabo. Ubwo no kuvuga ko umugore habaye amakimbirane mu rugo, umugabo
umugore ajya iwabo arahukana, umugabo amukurikirayo, noneho barongera barashwana, bagezeyo bashwanirayo. Mu gihe bashyamiranaga, nyina wa Morene, ubwo ni nyirabukwe wa mugabo, ngo yinjiyemo maze akurura, yagiye munsi y'umugabo akurura uwo mugabo ku bugabo bwe kugeza ubwo ataye ubwenge. Yamufashe ubugabo, nyine urabyumva, mufashe igitsina arakurura mpaka umugabo ataye ubwenge. Rwici yajyanywe kwa muganga, cyangwa se uwo mukwe we yajyanywe kwa muganga kwa Karemba Hospital, ariko agezeyo bamwemeza ko yapfuye. Iperereza ry'abaganga ryagaragaje ko yapfuye kubera ibikomere byo mu nda n'imbere mu mubiri byatewe no gukururwa ku myanya ndangagitsina ye. Uwapfuye yavukaga mu mudugudu wa Gamba, naho abakekwaho icyaha bakomoka mu Banyare, bose bo mu murenge wa Mbenje mu karere ka Senje. Aho ngaho ni mu karere cyangwa se ni mu gihugu cya Malawi. Indi nkuru tureba ni inkuru yerekeranye na Perezida William Ruto. Perezida William Ruto ni perezida wa Kenya, yakanguriye urubyiruko cyangwa se abasore gukora ubukwe cyangwa se gushaka abagore, kuko ari ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo Perezida William Ruto, ni inkuru tubona ku kinyamakuru Nairobi Leo, ivuga ko Perezida William Ruto yagaragaje akamaro gakomeye k'umuryango nk'ishingiro ry'ubuzima bw'abantu mu gihugu cya Kenya. Avuga mu muhango, ibi yabitangarije mu muhango wo gusezera mu bukwe cyangwa se kwitegura ubukwe bwa Senateri wo muri kwitegura ubukwe, mu muhango wo gutegura ubukwe bwa Senateri Alan Shenzanga wo muri Transizowe, bwabereye Kitale kuwa gatandatu tariki ya 1 Ugushyingo, aho Perezida William Ruto yagaragaje impungenge kubera uburyo urubyiruko rw'iki gihe rutagikunda gushaka cyangwa se kubaka ingo. Yavuze ko benshi mu rubyiruko bajya mu rukundo rutarimo umugambi wo gushakana, ahubwo bagatakaza igihe cyabo n'icy'abandi. Ruto yashimangiye ko gushaka no kubaka urugo ari ikintu cy'ingenzi cyane urubyiruko rukwiye gufata nk'indangagaciro y'ukuri. Perezida yanenze imyumvire y'abantu batuka cyangwa baseka abashaka, ndetse bagasuzugura ishyaka yo kubaka urugo, nyine bagasuzugura igitekerezo cyangwa se igikorwa cyo gushaka kubaka urugo. Perezida William Ruto yagize ati, gushaka ni ikimenyetso cy'ubunyangamugayo n'ubushake bwo kugira ejo hazaza. Ndashaka gushishikariza urubyiruko ko gushaka ari byiza, kubaka umuryango ni byiza. Hari benshi bahunga inshingano bagatekereza ko ari ibintu byiza byo kwerekana. Oya, sibyo. Abasore benshi bashaka kwishimisha gusa, ariko ntibashaka kuba inyangamugayo cyangwa gufata inshingano. Ibyo sibyo. William Ruto yasabye abasore guhaguruka bakubaka ingo zabo kandi bagafata inshingano zo kubaka ejo hazaza habo n'igihugu. Yanenze imyitwarire y'abagabo bajya mu rukundo bagamije iby'igihe gito gusa, batitaye kubaka urukundo rufite intego y'igihe kirekire. Aha William Ruto yagize ati, buri wese akwiye kugira inshingano. Niba uri umugabo wuzuye, garagaza ko ari byo koko, ufate inshingano. Umugore ukunda mwambike impeta, ubundi reke guta igihe cy'abantu. Simbivuga nka muntu uharanira uburenganzira bw'abagore, oya, ndabivuga nk'umubyeyi, kuko nanjye ndise w'abakobwa. Icyo mbwira abahungu banjye nicyo mbwira n'abakobwa banjye, nta cyiza mu kudafata inshinga.
ibihangano. Ngayo nguko uko ni William Ruto ku butumwa yahaye urubyiruko hariya muri Kenya, nk'uko tubibona ku gitangazamakuru Nairobi Leo cyatangaje iyi nkuru. Indi nkuru tubagezaho ni inkuru yerekeranye n'umugabo wafashe abana be batandatu n'umugore akabatwikira mu nzu, nyuma nawe agahita yiyahura agapfa. Yabatwikiye mu nzu bahita babura ubuzima, bahita bitaba Imana. Uyu mugabo ni umushoferi w'ipikipiki cyangwa se umumotari watoraga ipikipiki y'amapine atatu witwa Yari Afriye, uzwi cyane ku izina rya Batman. Yishe umugore we n'abana batandatu nyuma yo kubasukaho lisansi akabatera umuriro nyuma yo kubasukaho esanse bari mu nzu, ubundi agacomeka umuriro, ubundi bagahita bitaba, inzu igashyiga kunguka, bagahita bitaba Imana. Polisi ivuga ko ibi byabaye ahagana saa 6 z'ijoro ku itariki ya 31 Ukwakira 2025, nyuma y'uko Afriye n'umugore we bashwanye. Afriye n'umugore we bamaze gushwana, noneho umugabo afata icyo cyemezo cyo kutwikira mu nzu umugore n'abana batandatu, barashya barakongoka. Amakuru avuga ko Afriye yabwiye umugore we ngo aje kureba abana babo bari baryamye. Umugore akimara kwinjira mu cyumba ngo Afriye yahise abasukaho lisansi. Umugore, abana ndetse n'umwuzukuru wabo bafungiyemo urugi, abatera umuriro, bahita bitaba Imana. Icyumba bari barimo n'inzu yose ihita ikongoka, bahita bitaba Imana. Ngayo nguko rero iyi nkuru turayisanga kuri Face of Malawi n'ubundi turayisanga ku kinyamakuru cyo muri Ghana, kuko uyu mugabo akomoka muri Ghana, muri aka gace ni muri Ghana, mu gace ka Bremani Dunkwa, ni mu ntara yo hagati cyangwa se Central Region mu gihugu cya Ghana. Nayo ni inkuru dusanga kuri Face of Malawi. Turagiye noneho twambukiye hehe hakurya hariya mu Burundi i Bujumbura. Kuwa 23 i Bujumbura ho hari inkuru ivuga ko Bujumbura bivugwa ko ni inkuru iri. Iyi nkuru ivuga ko ni mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko ndi kubabwira. Ni inkuru ivuga ko mu bitaro bya hariya mu Burundi i Bujumbura, umugore cyangwa se abana babiri baraguranwe, umwe atwara umwana utari uwe. Ni mu bitaro bya hariya muri Hopital Roi Karedi do Bujumbura, niho iyo sanganya yabereye, aho aho abagore babiri babyaye abana babashyira ahantu hamwe, noneho umugore abana barabahinduranya, umubyeyi atwara umwana utari uwe n'undi atwara umwana utari uwe. Iyi nkuru tubona kuri Source of Burundi iravuga ko habaye ibyago bikomeye ku wa kabiri tariki 28 Ukwakira mu bitaro Roi Karedi biherereye mu Bujumbura, umujyi mukuru w'u Burundi. Abagore babiri bari bajyanye abana babo bato konsa mu ishami ryita ku bana bavutse neonatology, baje kujya mu gahinda gakomeye nyuma yo gusanga abana babo bahinduwe ku makosa. Byaje kumenyekana nyuma y'uko umwana umwe muri abo bana apfuye. Nk'uko bivugwa n'abari bahari, abo bana babiri, umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu, bari bahinduwe amazina ku mafishi n'umuforomo wakoze ikosa. Nyuma yaho n'ubusuzumane bwakozwe mbere y'uko babyara ecography bwagaragaje ko koko habayeho kwibeshya gukomeye cyane. Umwe mu barwayi bari barwariye muri ibyo bitaro yagize ati, ni ikintu giteye agahinda cyane kubona umwana ukamwonsa iminsi 2 yose, hanyuma ukaza kumenya ko atari uwawe kandi uwawe nyakuri yapfuye. Abaturage benshi bamaze kunenga cyane imyitwarire iri mu ibyo bitaro bya leta, bavuga ko ibibera mu gice cy'ababyaza byarenze urugero. Langwida ukomoka Ikirundo mu majyaruguru y'u Burundi, nawe yibutse ibyamubayeho hashize amezi make. Agira ati,
hari ubwa mbere nari nabyaye, nta muntu nari nzi muri ibyo bitaro. Umwana wanjye yari afite ikibazo cy'isukari glycemie, ariko umuforomo ntiyahise amwitaho. Mu gitondo baje kumbwira ko yapfuye. Sinzibagirwa uwo munsi nari nabyaye, cyangwa se uwo munsi ntabwo azabibagirwa rimwe na rimwe. Ngayo nguko rero ni isanganya yabaye mu bitaro bya Roi Karedi biri mu mujyi wa Bujumbura, aho abana baguranywe umubyeyi agatwara umwana utari we. Reka tuguruke n'ubundi twongere, turacyari hano mu gihugu cy'u Burundi, aho umwarimu afunzwe nyuma yo gutera inda umunyeshuri. Umwarimu witwa Leonidas Ndayishimiye yafashwe ku wa 29 Ukwakira 2025 ubwo yigishaga umwarimu wigisha muri lycée Communale Saint Pierre Claver yo mu karere ka Makamba. Nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano, uyu mwarimu yafashwe nyuma y'uko ababyeyi b'umukobwa wo mu mwaka wa 2 mu ishami ry'uburezi bamureze bamushinja kumutera inda, cyangwa se gutera inda uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 16 y'amavuko. Amakuru aturuka mu muryango w'uwo mukobwa avuga ko gufata uwo mwarimu byagoranye cyane, nubwo ababyeyi bari bafite ibimenyetso bihagije. Umwe mu muryango yagize ati, uwo mukobwa afite ubutumwa bwo kuri telefone uyu mwarimu yamwohereje amusaba gukuramo inda. Ariko abantu bamwe bo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD barimo n'abayoboke bakomeye baryo banze ko uwo mwarimu afatwa, kuko nawe yari umunyamuryango ukomeye muri iryo shyaka, cyangwa se ari umunyamuryango ukomeye muri iryo shyaka. Gusa nyuma baje kwivanga wa sekirite w'ishyaka CNDD-FDD ku rwego rw'intara ya Burunga, Sive Nzikoruriho, nibwo ifatwa ry'uwo mwarimu ryashobotse. Ngayo nguko uko bimeze nabyo, uko biteye aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru nayo turayibona ku kinyamakuru Source of Burundi, niho turi kuyisoma. So twabwira tuti rero bakozi ba Zamuka TV tuzajya tubahereza inkuru nk'izi ngizi z'utuntu dushya twasomeye ku bitangazamakuru bitandukanye kuri social media, Twitter n'izindi mbuga, kugira ngo mubyumve, byaba ari ibyago mufate inshingano zo kubyirinda cyangwa se kubirinda aho mutuye, zaba n'inkuru zisekeje muruhuke mu mutima, kuko buriya iyo inkuru iyo ari yo yose igira icyo igusigira. So twabwira tuti rero mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke, ibyo mukora byose bigende neza, ariko tubasaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ako munaduha n'ibitekerezo mutubwira muti muhindura ahangaha gutya na gutya, byagenda neza mukoze gutya, kugira ngo tujye tubasha kubahereza ibintu bifite uburyohe, mbese bimeze neza, nta kibazo tugiranye nk'uko bisanzwe. Subscribe no gukandaho gato, ni mu masegonda make ukaba warangije gukanda subscribe, like, ubundi ugasharinga, ugahereza n'abagenzi bawe nabo bakiyumvira cyangwa se bakamenya ibiri kuvugirwa ku rubuga rwacu cyangwa se kuri channel yacu twese. Ciao ciao, nabwira nti komeze mugubwe neza bra.